kazageraho nuko bikomeye. Icyo nkubwira niki kimwe, icyambere kugira ngo kwerekana ko uri hasi cyangwa bashyizwe hasi, ni ukurota ugwa mu rwobo, kurota uziritse cyangwa uboshye amaguru n'amaboko, kurota wibona mu kazu twita uruzitiro cage, ndetse kurota uterera umusozi ariko ntugire ku mpinga yawo, nabigusobanuriye. Kurota ujya mu nzu ya kera, kurota ubona bazirika ihene, intama, inka, ibyo bisobanura no kwibona mu isanduku, ndetse kubona wambaye umwenda utwikije umwenda w'igikara mu maso yawe kutabona icyerekezo, kabiri kubona ufunzwe muri gereza. Ngibi bimenyetso simusiga byerekana ko you are down, uraboshywe, ubohe hasi, ntushobora kweguka keretse umubabaro n'umutwaro bakwikoreje ukuweho no kugira gute no gusenga. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo gendo uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Amahoro y'Imana n'urukundo rw'Imana n'umugambi w'Imana bibane nayo byose muri byose, kandi Imana ibafashe muri kumwe bw'Abera Ministries. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mpora babwira buri munsi yuko ubumwe bw'Abera atari idini, atari itorero, ahubwo ni ahantu umuntu yumvira ijambo ry'Imana agakomeza icyo Imana yamuhamagara aherereye hose. Imana ibaha umugisha rero, muri kumwe na Revera Jean Baptiste Ntambabazi, inshuti yanyu akadasohoka. Mwe mwakunze ubumwe bw'Abera Ministries, abahabohokeye n'abahatabariwe, mukomeze mudukurikirane. Imana ibaha umugisha bwa Yesu Kristo umwami wacu. Turabakunda cyane, muri abantu b'ingenzi, muri abantu Imana yahaye umugisha, muri abantu Imana yazanye mu buzima bwacu, kandi data twese ari mu ruhande rwanyu. Rero nagira ngo muryango mugari, muryango w'Abanyarwanda n'abanyamahanga, mwese mudukurikira, niba hari ikintu waboneye kuri ubumwe bw'Abera, ukomeze dukurikirane, kandi data usaba umugisha. Ndagushimiye cyane wowe ufata umwanya ugashyiraho mega zawe maze ugakurikirana kugira ngo wumve icyo Imana ikuganiriza. Wakwibaza impamvu dukunda kuvuga ku nzozi, ku mivumo, kubohoka, gutabarwa, nta yindi nuko iyi si y'umwijima, isi iri nk'abadayimoni bakunze kuboha abantu mu buryo bukomeye, kandi ugasanga ni ikintu kiremereye. Ariko data wa twese ari kumwe nawe, aragukunda kugira kugire neza, kandi aragira ngo agutabare mu rwego rwo hejuru, kandi akurengera kwiteho, kuko Kristo ari mu ruhande rwawe iteka ryose. Imana iguha umugisha kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Turagushimiye Uwera wa Isiraheli, Imana y'amahoro. Turagushimiye data wa twese uhoraho. Turagushimiye mukiza wacu w'ukuri, imbaraga zacu, wowe uharanira kubana natwe muri byose. Mufashe buri mwese ahari hose, n'icyo mu maso mutabara umurengere kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ribaho umugisha, mukomeze mukore comment, share and like, kandi mukomeze mukore subscribe. Biratuneza cyane, utarayikora nta rubanza, wowe twumva buri mutarayikora nta rubanza, nawe twumva ko abikoze. Imana iguha umugisha, nawe udasharinga ntabwo twakurenganya, ariko Imana igumusha muri byose. Data wa twese aguhembure. Rero tumaze igihe tubaganiriza ku nzozi zitandukanye, uyu munsi ndifuza ko nkuganiriza inzozi zigaragaza yuko uzirikiwe hasi cyane, uri down, uboshywe, utabasha guhaguruka, utabasha kugira ahantu werekera. Izi nzozi iyo ugiye kuzirota urazibona imbere yawe, kandi ukazisobanukirwa mu buryo bugaragara. Iyo urebye Zaburi 124 umurongo wa 7, haravuga ngo ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi, ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira. Amen. Wamanuka wasoma ijambo ry'Imana rigaragara mu byakozwe n'intumwa 16, amagambo uze kuyumva neza witonze. Byakozwe n'intumwa 16 umurongo wa 26, urahasanga ni magambo asobanura kuzirikwa. Urabona hano, iyo dusomye tukabona, ariko mu gicuku Paulo na Sila barasengaga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabyumva. Uwo mwanya habaho igishitsi cyinshi, imfatiro ziranyeganyega, inzugi ziranyeganyega, zirakinguka, iminyururu yari baboshye irabohoka. Urumva nabo bari baziritse amaguru n'amaboko, ariko bazirikiye hasi, baririmba baziritse. Rero iyo dusomye Yesaya
wajya mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 10 ni amagambo azwi cyane ibice 10 umurongo wa 27 hari amagambo avuga ngo uwo munsi umutwaro baguhekeshaga uzakuva ku bitugu n'ingoyi kandi uzakurwa ku buretwa bagushyizeho uburetwa uzabumarwaho no gusigwa. Amen. Rero kuri uyu munsi ndagira ngo nkuganirize inzozi simusiga zikwereka yuko utabohewe mu kirere ahubwo uri down uziritswe amaguru n'amaboko ndetse k'ibyo ukora kandi ubanze wumve ngo ibi bintu banze ubyumve ntabwo ari ikiziriko wakwereka umuntu si ikiziriko wakwereka umuturanyi si ikiziriko wakwereka uwo mubana kiba kikuziritse kitagaragara kitaboneka utanakimenya. Izo nzozi rero ugomba kuzimenya kandi noneho nibonaho bino bimenyetso ukumva bikuriho umenye ngo ufite ingorane zikomeye. Reka tubane muri iyi minota rero. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Ndabakunda cyane mwese ndababwira ngo muri abantu bingira akamaro. Imana dushyire mu buzima kandi Imana agizana. Tubonye ayo magambo rero hambere mu byakozwe n'intumwa ngo Paulo na Sila barasenga ngo iminyururu bavaho barangije inzu zirakinguka kandi barazirikiye hasi amaboko ari mu mbago. Tubonye n'andi magambo atubwiye muri Zaburi ngo ikigoyi cy'umugoyi kiracitse natwe turakize turagenda. Bibiliya y'ubu cyangwa se Bibiliya ivuga ku ijambo ry'Imana, ijambo rya Imana ho usanga bitavuga kimwe nuko aho ngaho havugaho kubera ko ikinyarwanda kiba gisobanutse n'abana bumva uraza gusangaho bifite ukuntu bisobanura. Iyo urebye ibice 10:27 reka numva uko havuga haravuga ngo haravuga ngo icyo gihe nzagukura mu buja bw'abanyeshuri nzagukuramo nk'uko umuzingo uvanwa ku bitugu umuzingo ku bitugu bityo uzabaho mu mudendezo. No vuga ngo mu kinyarwanda cyiza iyo tuvuze ijambo gusigwa ni ukubaho mu mudendezo udashira kubaho mu mudendezo. Rero kuba uyu munsi utabaho mu mudendezo widegembya cyangwa se mvuguwe neza nacyo ni ikindi kimenyetso cyerekana ko uziritswe cyangwa uboshywe ukwiye kugira ibintu hindura. Ikintu cya mbere kurota ugwa mu rwobo runini, kurota ugwa mu rwobo runini. Kurota ugwa mu rwobo runini cyangwa rurerure bisobanura ko ari ukumanuka usubira hasi, gutakaza agaciro, gutakaza imbaraga, gutakaza akazi, gutakaza imirimo, rimwe no kuba wakwisanga muri gereza. Ko kurota ugwa mu rwobo. None we ntiwabirose ariko watakaje akazi, waramanuwe mu ntera, hari ikibazo ufite, akazi kawe karagiye, business yaragiye. Icyo ni ikimenyetso cyerekana ko uzirikiwe hasi ku butaka, ukeneye deliverance no kubohoka, ukeneye gusigwa, ukidegembya, ukagira umutekano muri wowe kandi ukagira ubuzima bwiza bukugeza imbere y'Imana ishobora byose. Rero niba urota ubona ugwa mu rwobo cyangwa se ugwa mu mwobo, menya neza ko ari ikintu cyerekana ko ubuzima bwawe bw'imibereho buraboshywe pe kandi bubohewe hasi. Kugira ngo ubyutse umutwe ntabwo ari ikintu kizakorohera, kizakurusha neza pe, kizakurusha uri ahantu werekera, kizakurusha uri ikintu ukora kuko uraboshywe ndetse wongeye uranaboshywe kandi birakugoye mu buzima budasanzwe. Rero Yesu aguhe umugisha mu nzira zose. Ese ujye ubyibona? Niba tubonye ngo icyo gihe umutwara abanyeshuri abishuri bakwikorezaga n'umuzigo uzakuva ku bitugu, niko bisobanura ahangaha ngo kandi uzemerwaho no gusigwa, ngo umudendezo wawe amavuta yo gusigwa nazakuva. Urabona ngo ikintu cya mbere cyerekana ni uko urota izi nzozi urota ugwa mu rwobo, rwaba rurerure rwaba rutoya, ariko uba uguye mu mwobo ari we wose, menya ngo ni ikimenyetso cy'uko uzirikiwe hasi
nta kintu ubasha kugeraho, nta kintu ubasha gukora, byose bizakugora. Ni ukumanuka mu ntera, ni ugutakaza akazi, ni ugusenyuka k'urugo, ni ukubura akazi kawe, ni ukuba wajya muri mabusu ugafungwa, noneho ukisanga ahantu hatari heza, ndetse ntacyo wageraho, abandi bazakunyuraho ureba. Ikimenyetso cya mbere cyerekana yuko uzirikiwe hasi. Ariko Imana ishimwe, ikigoyi kigomba gucika. Ikigoyi kigomba gucika. Zaburi 124 umurongo wa 7, twumve mu Kinyarwanda gitomoye cy'ubu uko ayo magambo ashobora kuba atubwira, kugira ngo bigufashe nawe kumva ko ukwiye gusaba Imana ukabohoka, nawe gasohoka aho hantu kwe data kugire neza, kandi kugira ngo uhabwe umugisha n'Imana, kandi Imana ize ku buzima bwawe. Turabashurikiye mukomeze mubane natwe rero muri nshuti zacu za bugufi, muri abantu Imana yaduhaye, kandi twizera tudashidikanya ko Imana izahindura ibintu byose, kabone uko byabiri, uko utewe, uko umerewe, n'uko ugenda ubaho. Imana izagutabara, humura, izakugira mu ruhande rwawe. Ni ukuvuga ngo umurongo wa 7 haravuga ngo twarokotse nk'inyoni irokoka umutego w'abayiteze. Umutego uracitse turawurokoka. Urumva ni amagambo meza cyane. Twarokotse nk'inyoni irokoka umutego w'abayiteze. Umutego waracitse turawurokoka. Uvuga ngo rero deliverance, kuba urota izi nzozi ni ikimenyetso cyerekana ko ukiri mu mutego nk'uwo bateze inyoni, ariko ukeneye kubohoka. Ukiri mu mutego nk'uwa Sira na Paulo bari kumwe baziritse bari mu nzu y'imbohe. Imana ikugireza cyane, Imana iguhe umugisha. Ikimenyetso cya kabiri, kurota uziritse cyangwa uboshywe. Amaboko, amaguru, cyangwa uziritse igitambaro upfutse amaso. Ari bya bindi bigaragara mu ijambo ry'Imana boneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana 11 umurongo wa 44, aho Yesu yavuze ngo nuko ngo ahamagaye Lazaro arazuka, ngo ariko Lazaro azutse ngo aza noneho aziritse amaboko, amaguru n'igitambaro cyo mu maso. So kurota, Yesu aravuga ngo ni umubohore umureka agende. Rero kurota uziritse cyangwa uboshye amaboko, ibirenge, ufunze n'igitambaro, amaboko afungiye inyuma cyangwa afungiye imbere, biravuga ngo nta gutera imbere kuri muri wowe. Uziritswe ku buryo iterambere ubuzima atari ibintu byawe, ndetse bizanakurusha. Ikintu cyose ugiye kugeraho kizakubera imbogamizi mu kubaho kwawe. Aya ni amagambo ugomba gutekereza, kandi ukayumva ushikamye, unayareba uyatekereza. Kurota uziritse cyangwa uboshye, ibi bintu ugomba kubyumva wowe ubwawe ukanabitekereza. Uziritse ute? Noneho ushobora kuba uyu munsi wewe utararose uziritse, ariko ibi mvuze wabyibonyeho. Nta gutera imbere, umwanzi yagushyize hasi, icyo ukoze cyose kirangirika. Ibyo ukoze byose birangirika. N'inshuti ubonye urayibura. Barakurambagije ubirwa ukuntu byarangiye. Ushyira ikintu ku isoko bakaza gusura bagashima, ariko ntibishyura. Muri make ufite blockage z'ahantu mu buryo bwose, mu nzira zose, mu cyerekezo cyose. Ibi bintu rero ukwiye kubohoka no kwegera Imana, no gutabarwa n'Imana, no gusaba Imana ikakurengera. Ushobora kuba utarazirota, ariko ibimenyetso byibonaho. Bivuze ngo nawe uzirikiye hasi, ukeneye kugira ngo usimbuke uyu mutego, maze uwurokoke, Imana ikurengere, nawe usigwe, ugubwe neza. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Tubasaba komeza gukora subscribe, kandi ntukomeze rwose iyi video udakoze icyo gikorwa. Imana iguhe umugisha. Ikimenyetso cya gatatu cyerekana yuko uziritse kandi uzirikiye hasi, cyitwa down, uzirikiye ahantu utabasha kwikura, ni ijambo twita kwibona uri mu kazu, the cage, akazu kakazitiro bagufungiyemo, nka kare ubakira imbwa, nka kare ubakira abantu, cyangwa unasi afungiye ku ntu, ko hariho na Kristo yarose. So rero kwibona uri mu kazitiro
uboheyemo. Ni ikimenyetso cyerekana ko ugiye gutakaza agaciro, nta bufasha uzabona ubukeneye, nta muntu uzakuba hafi, ni umwuka wo kuri buri cheapest kuba uciriritse, ndetse ni umwuka w'agasuzuguro no gukorwa n'isoni, kandi ikindi no kugira ngo abagenzi bose bakuzungurizeho umutwe. Muri make umuntu wese agufateho ijambo. Kurota wibona mu kazu ufite grillage se, kabufite iki akazu kose, ariko ku buryo uri hanze akubona akakwitegereza. Ni ikimenyetso simusiga cyerekana yuko ugiye gutakaza agaciro, ugiye kuba nta bufasha uzigera ubona ubukeneye, ntawe ugufasha uhari, ntawe kuba hafi uhari. Ni umwuka wo gucishwa bugufi, ni umwuka wo gushyirwa ku ruhande, ndetse ni umwuka wo kuba winjira ukabura amaboko yashaka. Uri ahantu ugiye kuba kabarore, abantu bagufateho ijambo, abantu bagutekereza ukundi, abantu bakuvuga ukundi, ariko bijyanye nuko bamaze kubona ko nta rwego ruzima ufite rwo kuba wagira igikorwa ukora kigaragara. So rero ni byiza gusenga Imana ikakubohora, ikaguhana wa mugisha, maze ukabasha gutera imbere mu nzira zose, no kubavuga uti ibireka mbikore muri buno buryo kandi mbyegere. Data wa twese rero aguha umugisha, aguhembure kandi akuzamure, akwambika imbaraga, agushyigikire, utabarwe n'Imana, kandi winjire ahantu hose wifuza gukora ku Imana ibane nawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Rero aya magambo ugomba kumenya. Niba utararose uri muri kano kazitiro, menya ngo hari ikindi ukwiye gukora. Nuvuga ngo ari kubyibonaho, gutakaza agaciro, nta bufasha ufite, nta muntu abona hafi, nta bushobozi, uri chipu cyane, abantu bagusuzugura, bandi bagutoraho ijambo, bamuganire bakurwanya, bavugishije bakwihorera, umuntu usuzuguritse mu bantu kandi wakora ugasanga usuzuguritse. Menya ko ukeneye deliverance, ukeneye gutabarwa, ukeneye kugirirwa neza, ukeneye kurengerwa. Nuvuga ngo uwo rero ushobora kuba ni ingero naguhaye zoroheje zo kumva ko n'ubundi uboheye hasi, ukeneye kubohoka. Imana igufashe, Imana iguhembure. Ndabakunda cyane. Ni Reverend Jean Baptiste Ntambabazi ugukunda cyane ku bumwe bw'abera ministries amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka, nayo ugahindura ubw'abandi, kandi abamenye kuri barabohotse. Nawe ukwiye kubohoka mu gihe gisa nk'iki, Imana ikaguhembura, Imana iguha umugisha. Ako kazu rero ushobora kuba utarakarose, ariko ubuzima wibonamo uri enclave, usa nkaho nta bwinyagamburiro ufite. Bivuze ngo no gutakaza agaciro, no kumanura icyubahiro, no kumanura imbaraga, no kubura umuntu wo hasi cyane iyo kure, ku buryo kuhagera bitabikoroheye. Data wa twese abane nawe mu nzira zose, kandi umwuka wera w'Imana akuzeho birenze ko umuntu yabitekereza no ko yabiteganya. Imana ya Data wa twese iguha umugisha kandi gutabara. Ese ujye ubyibonaho? Niba utarabirota ariko wibona muri bino bintu, menya ngo niba ibintu mvuze ubyibonaho, ntibitegereje ko urota zino nzozi. Menya ngo ubwo nawe kera ukeneye deliverance, ukeneye kubohoka. Shaka umushumba wawe, shaka uwabisigiwe akugira inama icyo wakora, kukuboheye hasi hari ikigoyi, hari ikiziriko nk'uko batega inyoni ikawurokoka nk'urutse nk'ukurokoka. Hari ibintu ukeneye kubaho widegembya, ukeneye kubaho mwidegembyo, ukeneye kubaho uri free, ugomba kubaho unezerewe, ugomba kubaho utuje, ariko uraziritse, uraboshye. Kandi ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko ukeneye gutera intambwe imbere no kwegera Imana ukabohoka muri buno buzima. Data wa twese aguha umugisha. Ntiwazirose ariko wibonaho bino bimenyetso. Uri mu kazu rero ko gusuzugurwa, gutakaza agaciro, kuba ubufasha ubukeneye, kuba ntawe ukwitayeho, kuba uri mu buzima busa nk'abantu bagusuzugura kandi ukumva nta ruhare wabigizemo ukabyisangamo. So you need, ukeneye deliverance mu buryo bukomeye. Imana iguha umugisha mu izina rye. Ikintu cya kane ni ukubona uterera umusozi ariko ntugere ku mpinga yawo. Kubona uterera umusozi, ugaterera umusozi ariko ntugere kuri topu yawo, ukagarukira mu cyeragati cy'umusozi utawurangije, ukagaruka utageze aho ukeneye kugera, ukavuga uti ngeze ku musozi hejuru, singeze kuri topu y'umusozi, ahubwo wagera hagati ukananirwa. Bivuze ngo ni ukuvunikira ubusa, ntacyo uzageraho namba,
nta terambere ni ukuvunika mu byo ukora, ni ugutakaza agaciro mu byo ukora, no gusuzugurwa n'abantu bose. Bivuze ngo nta kintu uvuga uti iyi nzu ndayubatse ngiyi, diplome ndize ngiyi, perimi ngiyi, oya, uzasanga buri gihe ibintu bye byose bicikira hagati. Biravuze rero ngo Imana ikweretse ngo hari umudayimoni ukubuza kugera kuri top y'icyo ushaka, ntabwo ugera ku mpera y'icyo ushaka. Ni nka wa muntu wakaraba yagiye muri akahihorera, ntabwo ugera kuri top yawe. So ro kurota uterera umusozi ariko ntusoze ukagarukira hagati, rimwe watsitaye se ubundi wananiwe warushye. Biravuze ngo ni ingorane ku buzima bwawe, ndetse ni ukuvunikira ubusa, ni ugukorera ubusa, muri make no kugira ikintu ugeraho ntabwo ari ibintu bizakorohera, ntabe namba rwose, nta terambere, nta ntambwe, ni ukuvunika n'ikintu ugeraho, ndetse no ku bantu banakureka, ndetse ukaba nk'ahari akabarore ku muntu wese ngo wa wundi buriya ngo yarabitangiye biranga, ngo none yarabitangira biranga, baramuramagije biranga. Mbega buryo ugasanga nta kintu cyawe na kimwe ugeza kuri top kugira ngo ubashe kugikemura Imana ikugiriye neza. Aho rero hagomba kwitonderwa no kuhasobanukirwa yuko urimo uvunikira ubusa, kandi nkubwiza ukuri, niba utararota bino bintu ariko nibura ibimenyetso ubyibonaho. Rero niba ubyibona buri gihe, kugira ngo usoze igikorwa bitagukundira, kugira ngo ugere kuri achievement bikanga, menya ngo nawe uzirikiwe hasi, ukeneye deliverance, ukeneye umushumba wo gusengera, ukeneye kwegera umushumba ugushumbye mu itorero ryawe akakugira inama, ukamenya impamvu kuki ibintu bitarangira, kuki ibintu bidakorwa, kuki ntangira gukora bikanga. Aho hantu rero kuba urota uterera umusozi nturangize nicyo bisobanura. Ariko nanone kuba utarose zino nzozi ariko ukabibonaho ibimenyetso mvuze, ndakubwiye ngo ukeneye deliverance yimbitse cyane, igenda ikagera ahantu hasi kuri wowe, Imana ikagukingurira amarembo y'umugisha, ukabasha gutabarwa kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Imana ikomeze kumpera umugisha. Aha ni kumwe bw'abera ministries. Nshuti yanjye, iyi si tubamo irwanya abera b'Imana, kandi abantu ubabwira ibintu nkiba kumva ngo ni byaba bandi, ni kwa kundi. Ndakubwiza ukuri, uraboshywe kandi urabyumva. Sinkubwiye ngo uzi wanjye, sinanakubwiye ngo tanga ibitambi wanjye, hoya shaka umushumba wawe, ntacyo bintwaye, ariko nibura ube free. Ni gute ushobora kubukora ntubigere kubikora, ntugere ku mwanzuro? Ntabwo uzi iyo gishoje kiba cyiza, ibintu byose ubicikiriza, n'ibyo utekereje gukora ubicikiriza byose, ntabwo wumva ko ugeze ku rwego rutari rwo. Wagombye kwegera Imana ikabana nawe, ukegera Imana ikagukorera igitangaza, ukegera Imana ikaguhembura, ikakurengera muri byose, kandi ikerekana ko iri mu ruhande rwawe. Haleluya! Hari Imana ibohora. Rero ugomba gucika kino kiziriko mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Niba ureba ari njye wahamagara, I'm already. Ariko si ngombwa cyane njye wajya n'ahandi. Ikibazo ugiye kureba we ibyo bintu arabizi, arabisobanura. Ese yaranabisigiwe? Ni benshi babisigiwe. Ufite umushumba wawe, ufite dadi wo mu mwuka, ufite umubyeyi wawe ugukurikirana, ufite byinshi wajyamo. So navuga ngo komeza ugubwe neza, umwuka w'Imana ubane nawe, kandi ugere kure hakwiriye. Imana igushoboza ibintu byo batekerezaga. Izina ry'Imana rize ku buzima bwawe no ku bugingo bwawe, maze utere imirimo budasanzwe ko Imana iri mu ruhande rwawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuki wakwemera ko ibyo ukora bicikamo kabiri? Ese wewe wumva nta gahinda kuba uyu munsi icyo ukora utabasha kugisoza, ibintu byose bigarukira hagati? Aho rero ni ikimenyetso simusiga cyerekana uziritse pe, kandi uzirikiwe hasi. Ikindi kimenyetso giye kukubwira cya gatanu, kuba wisanga mu nzu ya kera. Kurota buri gihe wisanga mu nzu ya kera, wisanga mu nzu ya kera. Shaka bari wakodesheje, shaka bari iwanyu, shaka ari biro wakoragamo, nishaka bari aho wacururizaga, niba shaka bari ishuri wigagamo cyangwa aho wararaga, ukajya buri gihe urota wibona muri iyo nzu ya kera. Menya ngo akaga n'ingorane biri iwawe, nawe uraziritse. Imana ikurengere. Twavuze kwibona mu nzu ya kera, former house.
yaba iyawe, yaba iy'inkodeshanyo, yaba iy'ababyeyi, yaba iya sheri wawe, yaba iyo mwari mutuyemo, yaba iyo babatije, byonyine kwibona isura yawe yaparesa kandi igaragara aho hantu mu rugo iwanyu, menya ko ari akaga, ari ingorane, ari intambara, ari akavuyo, ari amarira, ugomba gusenga Imana ikagutabara. Ikindi rero ngiye kuvuga, ariko mbere yuko nkivuga ndagusaba akantu kamwe, ntabwo nshyize muri pause n'akantu kamwe, ndagusaba ko ubanza ugakora subscribe utarayikora, nibura unyandikire muri comment. Icya gatandatu, hari ubwo ndibuvuga itungo mwumirwe kubona bazirika ihene, bazirika intama iri ku kiziriko, inka, itungo iryo ari ryo ryose riziritse, ukabona barimo bararizirika imbere ya Urota. Kuko mvuze intama avuga atari kandi Yesu ari umwana w'intama w'Imana, reka ariko Yesu ntabwo ari umwana kuko intama ko yadugitambo, ariko kurota ubona bazirika intama, ihene, itungo ryose ryo mu rugo cyangwa inka, aya matungo twitanga, ukabona baraziritse. Biravuze ngo hari umuntu uri kuzirika ibyawe byose kandi ari wa muntu ukuzi, ugusobanukiwe, ariko arimo azirika ibintu byawe byose ku rwego rwo hejuru. Bivuze ngo ugomba kwitonda, ukaba maso, ukamenya icyo Imana ishaka ku buzima bwawe, kandi Imana ikagutabara. Icyo kimenye, hari umuntu uziritse ibintu byawe, hari urimo uzirika, kubona gusa bazirika ayo matungo. Ubye nivugiyemo n'intama, udatungurwa n'intama, n'inka, mbega the domestic, amatungo yose yororwa mu rugo, abana n'abantu, yaba ari inkoko, yaba ari ipfa kuba ari itungo baziritse, ariko cyane amatungo maremare, harimo ihene, harimo intama iyo mu rugo, ukabona umuntu arimo arazirika. Umwuka araguhishuriye ngo hari umuntu uri muzirika ibyawe, yaca mu barozi, yaca mu bakuzi, yaca mu mvugana, yaca mu mukorana, yaca muri bene wanyu, yaca mu nshuti zawe, yaca mu bavandimwe bawe, yaca mu mugendana. Menya neza yuko ni ikimenyetso kimusiga cyerekana ko ibyawe biziritse. Rero ndagusaba, ntabwo wahora uziritswe, uko kugiye kuzirikwa ugera muri 2024 uziritse kwe, wagombye rero kwibohora. Hamagara umushumba wawe, hamagara undi muntu wabisigiwe, nushaka nanjye kumamagara n'uburenganzira bwawe. Ushobora kubona nubwo unyumvise ariko kumva gese nagusengera ngo ubohoke, hamagara ubishoboye, umugende umwegere, ariko ubohoke bino bintu. Hari umuntu uziritse ibintu byawe, hari uwaziritse urugo rwawe, hari uwaziritse abana bawe, hari uwaziritse mariage yawe, hari uwaziritse perimi yawe, hari uwaziritse diplome yawe, hari uwaziritse umubiri wawe, hari uwaziritse ubutwaro rufite, hari uwaziritse intebe yawe wicaragaho, hari uwaziritse arazirika. Rero Imana yaguhishuriye bazirika itungo, ariko ntabwo ari itungo, ahubwo umwuka, mu mvugo y'umwuka uhishe, Imana irimo irerekana ko ari wowe uziritse. Dore ngaya amagambo ategura aha ngaha. Rero mumenye ikintu kimwe, kamubaza, Yesu ntiyavuze ngo mugende murebe cyana cy'indogobe, ntibasanze kiziritse akakizitura akabona kukigenderaho. Niyo mpamvu nawe uziritse ntishobora gukunda. Rero ahangaha byerekana neza ko hariho umuntu ugufiteho imbaraga, ugufiteho ubushobozi, ari bazirika ibyawe ku buryo no gutera intambwe imbere bitagukundira utahagera. Ndagira ngo tugustorame wavora. Haleluya. Aha ni kumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Uwo muntu uziritse ibyawe ndamutamurura, ndamwigizeho, ndamuvanayo. Hamagara tugusengere, inzu yawe ibohoke, akazi kabohoke, icyo ukora kibohoke, urugo rwawe rubohoke, mariage ibohoke, abana bashyingirwe, umugore agubwe neza, umugabo agubwe neza, akazi kaboneke, ya modoka yeze mu igaraje tuyikuremo, za mpanuka zivemo, kuko ibintu byawe hari wabizirikaga, ariko uyu munsi wa none Imana imukuyeho mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ikindi cya kabiri, kwibona mu isanduku. Isanduku mvuga si y'imyenda, nicyo bita serike cyangwa coffin. Kwibona mu isanduku bashyinguramo. Aho ho nkubwije ukuri ko ibyawe byose byarapfa. Bisobanura ngo ibyawe byose byaranze, ntaho uzakora, ntacyo uzatera hina. Kwibona mu isanduku, wowe ubwawe wibona mu isanduku, cyangwa ukabona bashyizemo wawe.
batagiye guhamba, nta mihango y'urupfu ibayeho, nta n'indi gahunda ibayeho, bisobanura ngo nawe byose bye byaranze. Wapfuye ntakora, menye wapfuye arasinzira, bivuze ngo mu buryo bw'umwuka baragushyinguye, niyo mpamvu nta gikorwa n'iki gihari, ndetse no gusenga byarakwihishe kubera ko bagushyinguye. Ndimo ndihuta cyane. Icya munani, kwibona utwikiriwe n'umwenda w'umukara. Kwibona utwikiriwe umwenda w'umukara. Muri Yesaya aravuga ngo nzagutwikuruza igitwikiro bari bagushyiriyeho. Umwenda w'umukara bisobanura ngo mu buzima bwawe hariho umwijima, ntabwo ubona icyerekezo, haba mu buzima, haba mu mwuka, haba mu iterambere. Mbega ibyawe byose ntibiri clear, ntibiri na clean. It means no mwijima, kandi umwijima hari ibintu bakabyutaza. Uvuga ngo kurota utwikiriye. Rero niba utaranabirose ariko uyu munsi ukabona ko ibintu bitari clear, bitari na clean, bitejejwe, bitanagaragara, menya ngo uko nawe uraziritswe, uraboshywe, umwijima uri mu biganza byawe, ukeneye deliverance kugira ngo ubohoke ugere kure hashoboka. Aya ni amagambo dufata umwanya wo gutegura no gusengera kugira ngo wowe ubayeho nabi habe impinduka ku buzima bwawe kandi ugere ku rwego wifuza. Haleluya. Birashoboka, birakunda, biranemera ko Imana ifite ikintu yakora kuri wowe, maze ubuzima bugahinduka nawe ukanezerwa. Imana iguhe umugisha, kandi Imana igutabare muri byose, muri byose, muri byose. Imana ikugire neza. Ikindi ukwiye kubona, kwibona uri muri gereza. Kurota ubona ufunzwe, ufungiwe ahantu muri gereza kandi ufunze wowe ubwawe, nabyo bisobanura ko umuntu ufunze ntakora, umuntu ufunze ntasurwa, umuntu ufunze ntaho yegera, umuntu ufunze ntacyo abona, umuntu ufunze ntacyo yakira. Biravuze ngo amaboko yawe nayo arafunze. Imana ikeneye gukora deliverance ugatabarwa. Rero Imana ibamugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nakubwiye ngo ikimenyetso cyerekana ko washyizwe hasi mbere y'uko soza, ndetse mubwire ngo Imana iguhe umugisha. Hari amavuta rero, hari imbaraga, hari ibintu byose, hari gahunda yose watubwira ukadufata ko gusengera, urahari, kandi amahoro y'Imana ari mu ruhande rwawe. So hamagara rero, kandi Imana ikugiriye neza. Nimero irahari. Muri kumwe na Revera Jean Baptiste Ntambabazi. Abandi bashyizeho akandi kazina ntaravuga, sinjya nkavuga jewe, ndagatinya kuko ndagatinya, kandi akazina keza n'ubundi mu minsi iri imbere ntimugatinye kazageraho. Nuko bikomeye. Icyo nkubwira n'iki kimwe, icya mbere kugira ngo kwerekana ko uri hasi cyangwa washyizwe hasi, ni ukurota ugwa mu rwobo, kurota uziritse cyangwa uboshye amaguru n'amaboko, kurota wibona mu kazu twita uruzitiro cage, ndetse kurota uterera umusozi ariko ntugere ku mpinga yawo, nabigusobanuriye. Kurota ujya mu nzu ya kera, kurota ubona bazirika ihene, intama, inka, ibyo bisobanura kwibona mu isanduku, ndetse kubona wambaye umwenda utwikije umwenda w'igikara mu maso yawe, kutabona icyerekezo. Kabiri, kubona ufunzwe muri gereza. Ngibi bimenyetso simusiga byerekana ko you are down, uraboshywe, ubohe hasi, ntushobora kweguka keretse umubabaro n'umutwaro bakwikoreje ukuweho, no kugira gute, no gusengwa, no kurengerwa, no kwegera Imana, no gukorera Imana muri byose. Yesu Kristo araguha umugisha, ugubwe neza, amahoro y'Imana aze kuri wowe. Shalom shalom, amahoro y'Imana bane nawe. Bye. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbari. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze.